Yeah, okay, 110 films. Abateguye cyane. Bavandimwe disc banazi ndafite agahinda ariko. 110 films presents abateguye cyane. Namwe natwe banyirizi nabinyiri nuko. African movie. Jensi ratangiye. Ndetse ngo mukiri hanze ntago zi muri mu biki. Ashani J Vincent. Hamwe na John Atkinson film. Nibanyiriga filme mugenzi. Naho twebwe nibanyiri majwi. Dave Vincent Phillips yakajemo cyane kinywimena tego sa ku ruhande hari zajyanaga mugenzi Paul Cooper Paul yakajemo cyane bakinye bone nyinshi cyane ndetse bigeza ngo umunsi umwe ryari joro rimwe harabagendaga ndetse mnyeze bihuta banza bakurikira byanga byakunda hari kibari inyuma Steven Bakoff yakajemo nawe cyane kubakagiye bakorera ku masaha ko bagenda na polisi yahurujwe banza ibintu byakomeye bintu bwako banza mnyeze bavuye kwiba Samantha Fox yakajemo cyane Saffroni Sparkling Sipurakiring mnyeze yakajemo cyane abakinyi banyeze nyinshi cyane abakukende benshi cyane Harold Flora Danny Peters nawe yaje ntabwo turagera ku mazina filime nyirizina ariko nyine nabivuze Julian na Emily nabo mnyeze bakajemo cyane abakinyi bo ni benshi original music ba John Atkinson mnyeze ashima kaziki aranategura filime nyirizina yaragucurangiye Lawrence T.W. Alderman executive producer yaracuruje ati filime yacu anaha izacuruzwa muzayihasanga ku masaha naya Shani na Johnny baraproducinze bashyira ku isoko anga baribye harabashimuswe namugenzi Shani J Vincent yarakanditse nakayobora ako bise kwa kundi 7 cases sanduku zirindwi karatangira zina ngiryo 7 cases ni mucikwe 7 zatangira agara bibaga umunsi umwe fajya masasu harabari bibye bikoreye inote bikoreye rufito ntago bahagarara bikoreye imiya ndetse hibwe henshi harabashimuswe harabibye baza bangara ari bisambo byabigize umwuga tu aba ni ibisambo byiba kubaga yihangu banareba bisambe byiri bitangira byiba tugera bikiranga moduka bava moduka yabyo birapfundikira ikanyeza kuno Range Rover birerekera nuko ambaye amasura yabo ntabwo abanya bibye ni bande ntabwo amasura yagaragaye polisi yageze bagiye baracitse ko bakagiye bageze ngo baragonga ntabwo nzi bagonze byagenze bite kunyesanze byagenze nabi yatse mnyazwe iminsi yakicumye mugenze go sanga ruhari ni muzehe muhurutura mukuru wa ntuza ngo muzehe go sako ngorotura yakaje garamfurere karekezi arakuze mana reba umujyi imyaka ibaye myinshi life deals you a bad hand atumugeze giye usanga play turns ugly bageze mu buzima bwo kujyanya handi ndashaka ndetse mu kintu kinukamera nkaho waye mubi mu kintu kazamba byazaga byose baganira inkuru byabaye niba bitari byabaye byanga byo kunyuza ko n'amara duhanura ibisambo byakeje polisi bikurikiye byaragonze muzehe mugenzi myaka baye myinshi cyangwa sanga baganira inkuru sometimes ati rimwe na rimwe sometimes
Life deals you a bad hand. Life deals you a bad hand. Ngo byose ubuzima gushyira mu maboko udashaka amaboko mabi. This game we all play turns ugly. Tugasanga umukino tugasanga dukina wabaye mu this game we all play turns ugly. People get hurt. Ndetse ugasanga umukino mukina hari abisanze barimo barababazwa n'umukino. 15 years ago. Imyaka 15 ishize, 15 years ago. People got hurt. Hari abakomeretse, people got hurt. Hari abababajwe imyaka 15 ishize. It was down to us. Ndetse abo bababajwe natwe byaraturebaga. To me. Nanjye byageze ngo bitangira kundeba. Yenza raganira inkuru y'ibyabaye. Wamenyeza ibyakozwe imyaka 15 ishize ubwo bakinaga umukino na Zamba. Ngo hari igihe byanze ubuzima bukubera unyatsi ugasanga ubuzima bukubera inyatsi burundu bugusana byose ntufite kwa wajya. On the side of 45 and you've done time. Life's not easy. Atimaze gusaza ugeze imyaka arenga 45 ubuzima bwawe bucyoroshye. You don't live. Ntago bukibaho. You survive. Ahubwo ububaho mugenzi ucubuze ngo ucika kwicumu. You survive. You don't live but you survive. But survival is not enough for me. Ariko ngiye gucika kwicumu kwanjye ntago ari byo byonyine bimwiriye. You felt the highs. Ati wageze hejuru cyane. The rewards. Kuva gose no kuntu ubuzima buryoha. Anything else. Iyo ugiye hasi biranga bo mutabishobora. Kabaranga no mutindi imishinga yarabuza amafaranga yarayibura ari kwintore yonyene hakuno yahuza. Ari ku utabi. Mugenzi ngo wazamutse yamanutse ntaga byishimira binamba. Arashaje ndetse mnyeza ari nahumva gusa atabere kuba yahaba. Hangaho ducafite mu munyezi mufuka. Faranga yo ntayo. Faranga nakibura. Jensa jaganira. I may not have ever earned an honest living. And money isn't the key to happiness. Ati rwose nshobora kuzabona bimunsi yanjye nyamanyanya gusa ikindi kintu nzi ni kimwe. Naga amafaranga ariyo ngo muko y'ibyishimo. Money is not the source of happiness. But when you've got nothing, gusimeze ngaho nta kimufite muri iyi si. You crave like a junkie craves a hit. Umeze ngaho utakamba umva bimeze ngo mukuribwa. For enough to live is the only incentive anyone needs. Ndetse wifite ko bishobotse baso ni impamvu itumubaho ngo bose babyifuza. Kandi kubaho cyo buri saharanira bibaye ngombwa afite umutima ukomeye. Komaze byenze yakandiriye imyaka yabaye myinshi n'umutindi ari mu zabukuru. Gafaranga nakibura. Ubuzima bwarasambye. Aje ku ruhande. Hanga arabize imishinga y'abarayireba ni super cash nakaduka. Yenze nari wenyine no muji. Mitchell. Ati Mitchell was my right-hand man. Yamuze hafi. My partner in crime, literally. Ndetse twakoranye ibyaha byose nta kuzuyaza. We grew up on the same estate. Twakuriye mu kigo kimwe ahantu hamwe. Went to the same school. Twakuriye muri quartier imwe ndetse twize no ku kigo cy'ishuri kimwe. Stole our first car together. Twanibye imodoka yacu ya mbere na mbere turi kumwe. Stole our first car together. Bigeze imico nguyu. Bose baribye. Bakuriye mwe mugeze basangiye byose. Ngo bakoranye ibyaha byose n'uyu mugeze umusaza ukatanya tuganirira. Mico nabazo byenzera kasiro kwasiga ko yakono mukaduka muri mantation. Mu Gisimba. Bagabo barakoze amafaranga yo nayibura. Gusanga umusaza nk'uyu nguyu urahangaye ugakora akazi ka service muri From what I've heard. Tonumvishe ni kimwe. He's as fucked as I am. Nawe yarakasiro ameze nkanjye. He's as fucked as I am. Namyeze nawe yarakasiro ameze nkanjye. We haven't got a hope. And hope. Yarakubiswe mu byumve. Nano gafite byezere byenze byejo hazaza. Nta byiringiro. Mugeze nagafite hope. Nagazi ejo agahiharaga nahe. Bimwe mugeze umuntu abaho gusaravuga ati nyine ninshaka nzapfe n'umutese ko ntacyo mbereyeho. Nta sambu, nta kazu nibitseho. Konte yanjye nayo bwayirera. Mufuka wanjye harimo umuyaga. Kofi rakonje. Yeah. Mugeze uganira n'uko ku ruhande. Ndetse abanyavuga bya mugeze Mico basangiye byose. Ariko bose barakubiswe barakasiriwe. Yaje ku ruhande mugeze Mico akorera
mu cyakarara mugogera ni mushuti bakise ngo amasanduku 7 7 cases cyangwa amavarize 7 babyita kose bagabo barya ubusa bakarenza itabi naho ni umwuka basi bagira imana bamedite nta kundi bambwirwa ngo reka baya nabonye itabi sinamedita neza kandi ngo no mu Islamu ariko kundi none no mu gisibo gose ariko ari kunura umunsi wose ngo sike yitajya mu nda kijya mu bwonko gusa ndakimo w'icyango guwa nta wundi niyo nabonye ukundi itabi gose yatanga n'abana hejuru y'itabi kugenzi yakaje yakuno abona mushitwe mico uzarambuka bagabo ni bakuru ariko ubukene bafite bwo burakatsindwa n'Imana oyaje ku ruhande mbahiki ageze byo kugira ngo baje ganira ni mushuti ndetse bwose baraziranye basangiye byose barakuranye imyaka yabaye myinshi byose barakose barashaje barenze 45 nyezo ngaba yivugiye ngo yarenze hano nkaha ngaha ni ahandi ubaho utakiri nyamwe tugira kazazije gusa n'urupfunye nzuganze kwa rwakujyana bakica ku ruhande. Why are you really here? Yeah, kuki uri aha ngahara? We haven't spoken in what, 10 years? Yeah, muri hangana gato ahanga amajwi y'amusiga amashusho ntabwo ari ngewe. I've got to find you, dickhead. Nta rwose nabona uri aho ngaho urakomeye urasa neza rwose. Bagabo barakubiswe. Bazanga byo zakono saza kunyanga. Bazabone byose. Bakicaye mugenzi. Why are you really here? Ya mwana kuki uri aha ngaha? We haven't spoken in what? Ntabwo dego kuvugana hashize imyaka 10. It's 15. Wapi 15? Look. Yewe umva. You happy? Umeze neza, uranezerewe. You having a laugh? Ramaza kumeze neza bananzareza riransi cyamara ndambara umwe dukansaziraho mapano yose ari imyenge ngumeze neza. Got fuck all. Narakasuriye mwana. Years for hand. I got fucked up. Yeah. I only did 4. Ye nafunzwe imyaka 4 ntabwo nafunzwe nk'iyawe wafunzwe gaje ngo wafunzwe 10. Well, you showed a bit of remorse, didn't you? Bizango ufite agahinda kenshi. Was young and stupid. Myaka afunzwe ni myinshi binyazo bose bibari bisambo bibabira hamwe. Baza kwiba nyuma yaho byose mwarafungwa. Ordere byatumye zina barafungwa. But we didn't plan it. You've done. Ati ngo ndabyaye gusanga byo twapanze kwa twafungwa twese. Yeah, maybe. Ine byarabaye nta kundi. Baribaga. Look. Yewe umva ngukire sasa. Now, more than ever. Wenda ubwo dukabidasanzwe urumva. But we burnt our bridges. There's no turning back. Bitana bambere hose natwe nabwo tugeze ntabwo muri asubira inyuma twatwitse imyanda yacu twangejeho twajyaga duca. No. We burnt our bridges. There's no turning back. We can't just start again. We can't pull jobs anymore because we don't know how. Ati rwose akazungu dukora muri aramaze kurambirwa nta kintu byumva ko yacyamutunganye bwose bisigaye binancanga mbayeho nkutabayeho nkutariho. Banks are the only places that got cash. And the security systems are such. Faranga yarabuzana asigara amafaranga muri za banke honyine kandi umutekano wawo nawo ni danger. Faga abanyasi bwo naganira. What if I found somewhere? Ese mbaye ndanje mfite ikintu napanze. That we can do. Kintu muri yakora. Bagabo baraha urabizi byenze goza ari umukomando gumara umukomando. Woze yiba pfari igisambo. It's in town. Hareko sano hano muri uyu mujyano nge napanze twavana amafaranga. Load of cash. Kandi gose amafaranga cash agera nko 1500. Yadufasha umutekano wanda wuzi ntago tukomeye cyane. Guns and masks. Nose ntago dukeneye imbunda zirakenewe. Na za mask. Yego byo byakora. Old school black. We can do it. Kagaragaza ko twajyaga tugakora mbere hose. Well, we don't do this anymore. Ntabwo tukibara biziko ibintu byo kwiba umuntu yabivuye mu kera. I get up every morning. I spend half an hour just. Rwose ngora akazi niturije make mbonye akantu ngana ushaka kujya kwiba. The 90s. Jazo ramuseka. Fine. Sawa. And spend the next 10 years at the pound shop. It's your call. It's not more. Natwe nduzamara indi myaka 10 ahanga muri boutique ucururiza abantu atoya ntibishoboka. I don't want to live like this.
Then help me. nyine basi mfasha nyine ubeho neza. Do this together. One more job. Twakoze kano kazi mbere se basi kamwe dukora kandi kazi kamwe konyine. One more job dukore basi ni rimwe dusezera akazi. Amen. What, you're off? Shaka iki? Musezera kwa gute? We'd have to. Ati nyine tukenyine mu kazi turabishoboye nabisika turi aminiya. No. No one. Gute? Ngiye ko nabyumva. How much? Yasa amafaranga tuye kubana hangaye. Take. 500 basi niwe make twabona. $500,000. Igice cya miliyoni. 500 grand. Tukabane go 500,000. Babyumva ute? 250 each. Bivuze ngo tukasanga ngabana darabagana 25 yego. And anyone else? You know someone? Nasa n'umuntu wadufasha natarahari. I do know a guy. Naza rwose mfite umuntu ugize umushoferi watwara basi umushoferi wadutwara driver. He just drives. We gusa nyine yatwimura akatujyana dushaka tujyana gusa nakindi kintu arengeje atubajije. He was recommended. Plus he's got a place where Ndetse rwose ndamuzi neza mu bintu nk'ibi byo gutwara abantu n'umuhanga. it's good. No, I'd have to check him out. Nacho nyine ndabanza nyine mbyigeho wende cyo nzakubwira. I've got to get back to work. Don't worry about it. Look. Ntabwo nyine n'icyo cyose arabizi nyine ndabyemera arigarura. Faranga ni menshi. Cyabagabo barakubiswe shawo. Amafaranga yarabuze nabatindi. Ibyatinze Yesu kwakajanga aha abitekerezeho nimba ejo baziba cyangwa nta kundi. She says. Right. Bagabo barakase intoki zose nzara zavamo zabaye nk'izinyoni. Faranga nayibura. Komenya gasotse ni mico. Asika bagenzi ndani muzehe karekezi ko yagasigaye uyarerekera. Kumasaya yake 10. Baje sasa yako kwa mjeza kusumishinga bawige. Cash loans. You've probably seen them on TV. Yeah. Ya ozi company bita super cash. Ni company itanga inguzanyo zino nyine zirangwa ziciriritse. Muyizi. Most of it happens online. Abafana benshi bafata amafaranga bafatiye kuri internet online. Abendi biba bakene bano batazi ibya internet na mobile banking bafatira kuri gishi. They go into the stores and collect the cash. Ndetse gose bafatanga amafaranga bafata muri cash. Comes here. Sasa amafaranga baranga muri riduka. Urumva neza. Vault or something. Sasa amafaranga bitsana tugosanga muri vault. Double key lock. Bafite gosanga babika bane amafaranga biko bafungisha imfunguzo ebyiri. Ndabizi neza. In the place for weeks. Every Monday afternoon, 4 p.m. One or two blokes turn up. Ndetse amafaranga akujyanga amafaranga bafite amafaranga baba basimbuza yatanzwe buri kuwa mbere saa 10 nibwo bashyira amafaranga simbura yararimo. Deliver the cash. Nabyo ndabizi. The cases are strapped to their wrists, but they're not using security. Ndetse abazana amafaranga ngabaza bayahambire ku ntoki ari mu buvarisi mu sanduko. I've been asking around about this driver geezer. No one's got a clue about him. How? None se kandi umushoferi ugiye kuzana ngabura mwizera tugose ndamwizera nta kibazo cyo araza tukara ibikindetse tugiye hehe. Checks out. Right? The fact that he hasn't got a reputation. Kandi ikindi umushoferi ugiye kuzana ngaha ntabwo ari umuntu uzwi cyane kuvuga we navuga ngo yatwibaho ya. We no umurezi akata taxi vatiri bisanzwe. Right. Barabyuvaga bana amafaranga yabuze na barakaze gusaba shaka mugeze kujya ko wundi bucyacyo byose mbere hose bishime bwari ngo bashashe. You need to quit your job. Ate gose akazukora cyo gisasu banzu gahagarike. Bad. Mukazi usezere ugiye gukora kandi kazi batakuzi batazweri uherereye hehe. Yeah, it's easy enough. Sana cyakazi kagera gasezera tugende. Ndemeye. We've got to get it right. No fuck ups. No fuck ups. No fuck ups. Akazi gakore nta kuzamba nta gupfa no fuck ups. Akazi kaje gose kagenda neza. Ntabyo gufakinga mukazi. Byatinze iduka byanze bari mu iduka ritanga amafaranga y'inguzanyo. Yeah, ko bakaje. Baza bambaye neza. Abagabo rwose babukereye gusa baje kwiba. Mbundangize ndane byeze mu buke mbuvarisi bitwaje. Let's have it. It's fucking everything. Yeah. Ndetse ngo bari bameze 500,000. N'amapawundi amafaranga menshi cyane. Paundi rimwe anga hari vama $1 arengira ngo narenga n'ataratanu. Harya nangaye. Nabyo nzi. Nane. Bakazamutse
akazi kose ni isuku bakabo nabo babyambare babukereye hakungweta yambara umupote yambaye ikido yambaye cya polisi ku mutwe arinjira bakijindani abangabiza umushinga ngo utanga inguzanyo z'imyezo zangu zo muri quartier muri ka microfinance barakinjira nakabanye gaciriritse mwese mikono juu ina amafaranga abagabo yesu kwera ubutindira amavuga amafaranga bibyo byose ari na menshi bari ba 500 gusa ni abagenza nawe undebere jahasi toka we jahasi kachini karitasi jahasi tugende unyereka amafaranga tugende naganga babika menshi abenshi myezo bafata amafaranga mugeze online kuri internet banking abangaba baba hano bafata mugeze mu ntoki nibaje kubikira bayajyane mucaceke wizungu ndakomena umutwe mucaceke enja muze ndani karekese yambaye ku mutwe urupote do yambaye cya polisi baramanuka sekandora gwa Rwanda warukomeye cyane fungura injira ndani we ko bakahaje basohoka n'uvarisi bwose ngubwo bwa kesi anga barakwiba nawe ngeze ubwo umfanka ukaba ari uyizamukanira kandi banakwibye kira hasi. Thank you very much for your cooperation, ladies and gentlemen. Murakoze ko mwitanze butatugoye natwe ntango tubishe mwihangane bye nawe nakwe ntango tubagoye bagaso umfanka bayikoreye barese ngubwo faranga ni mindani mongwa yihangu kumanywa bantu bose bareba banze kujya muri banke zisigaye byose zifite umutekano udasanzwe bajanga ko mushinga w'umuntu yigiye umushinga ajya gushyira mbari y'umujyi aho nyine histaruye abandi bagasotse igishimani bwose faranga barayibye bagiye gutangira message life batangire ubundi buzima bushyashya bari barambi imbere y'ugenzi ya gitindi. Yeah. Kubakaji. Back to 7 cases. Amasanduka 7. Kamvarisa 7. Aracyari Junior wasobanurira hamwe n'abanyafrika mwumve. Ndetse rwosanga kuva kazi kabonetse k'amafaranga abonetse ubu nukunywa amatabi bakanywa naho ababyeyi babo batanyweye. Abagabo zakaje aho kwitsimbara hari barabanza bitsimbe bamenye niba na polisi bakurikiye ntaki sigaye ngo mugezi wabo ngo mugiye baje mbari y'umujyi bagiye gutura bundi bishaje byose gose biturisi batekane barye live. Yeah. Nice one, mate. Yeah, thanks, mate. Rokado chauffeur, brilliant chauffeur na hejo. Zaza gosanga udutore. Everything you need. If there's any problems, give me a shout. But you two need to be gone by the morning, all right? We'll be gone with it. Ni hagire kiba mumbwire kambe giye. Byatinze. Sasa chauffeur aragiye byose abasanga ko bagasanga byose niruzana imico. Nakarekeza. Why has he got it? He's done well for himself, I think. We can trust him, though, yeah? He's not going to fuck us over, no? He's just got 10 grand. Bagenzi mico ntabwo yizera ntabwo yizera umwana w'umuntu arabazi nakeza kabo
bakagize ejo nungushika bageze bigendera hato batazaza kubagenzura amafaranga yavanye hese tujye kumuvunyi kuko rera tarane miri ku kwezi bavanye miliyoni nye meza bimaze gukora muri company ntabwo anyeruje umutungo bakinjiye mu nzu amakesi ngayo hafi yabo arimo agafaranga kabo. What did you do when you got out? Ese maze gufungurwa byagenze biti? Where did you go? Wagize ujya he maze gufungurwa? I had nowhere to go. Ngana nasotse na mfitande yo kujya. How long before your next job? Nyine nabuze n'akazi 15 minutes. 15 minutes. Nagira nyine kwiba mbona byanze. 80 quid they gave me. Amafaranga bari make mvana muri gereza mfungurwa. Ntacyo ari bumarire. Supposed to do with that? So kubona yari buyamarisha iki? Post office. We armed. Ndetse baraganira. Ndetse rwose hanze ifunguwe. Hari n'agafaranga cy'amanyazwa gwa kujya ugende basi ujya kugeza iwanyu nk'agatike. Fata ujake bene wanyu bakogeza utuye wari utuye ibyo birakureba. Kwikomereza. A banana. Yeah. I had a banana, but the cucumber was much more intimidating. What? A semi-automatic cucumber. Nyanzaraganiye bamaze kwiba. Ibyishimo ni bwose. Bazi ngo tayari bate ubukene umugeri. Babuteye ishoti. Akanya amayoga yabo. Bibere hano mbari hano hitaruye. Bazi ngo namugeza muri muhazi. Ko bakaryamye. Masari icuma. Saa ya mbere icaho burira neza. Ahari amavarisi arahava. Bano basinziriye. Kajibindi. Sego byanga byakunda ukuntu baryamye ari kiri cyabaryamishije kurushaho. Bwagaciye mu gitondo cya karisasa. Amafaranga aho bavunikiye bibye umushinga umugabo yize iminsi gaye yose azugasiba. Ari cyayajyanye. Uko yakabyutse saa 3 za mu gitondo rwose yibambuye nk'umwami. Yaba data we. Where's the fucking money? Amafaranga ari he? Where's the money? Amafaranga ari mico, amafaranga ari wayajyanye. Money. Zara amafaranga yanjye, so wayajyanye. Nyajyana hese kandi. Uyu nabarebye. Amafaranga ntayo. Ngana ntukanyinisha yatsimbye hehe, nyatsimbye bikize kandi. Ntukanyinisha kucyo yatsimbye. Ngana zara amafaranga se. Zara amafaranga akagukina ko babigabanya iby'ibikinanga. Karabaye sasa. Fuck! Stay! Fuck! Nganda! Fuck! Fuck it! Tukana bigaraganje ko ntacyo bitanga. Lebyanga mbyza ko kaseteri ngo play this yicurange. Sasa wibye yasanga zaga radio na kasete. Bayishyira ni kasete. A long time ago you ruined my life. Ati imyaka myinshi ishize mwangije ubuzima bwanjye mva amajwi ngeze amajwi kuri kasete. I have the chance to make you feel what I felt then. Cyo sasa nanjye ngiye kwakinisha umukino sigara ngo mwumve ko nanjye nemerewe icyo gihe mu mwangije ubuzima bwanjye. I have your money, and if you want it back, you're going to have to pay for it. Mfite amafaranga yanyu niba muyashaka murakorera muyavunikire. There's 7 cases. Each of the cases is being looked after by someone you know. Ndetse amafaranga yanyu ari mavarisi arindwi 7 cases. Uri varisi yose iri ahantu hagiye atandukanye n'ahindiri. Each of these people has an explosive. Ndetse barajyaho ivarisi imwe iri muri ko muri muyisanganya bafite ibisasu bimwe sitayeho muyivaneyo. It will detonate if you don't get to them by the time I allow you. Niba mutageza amavarisi yanyu ari mu gihe babwiye abandi banyiri varisi baraturika ngo banazibikije. The bomb is easy. Ndetse biroroshye kwa mwabika ibintu byoroshye ariko icyo cyo birasiga ngo umusanga bari mu kantu bumiwe. That I promise. But each of your acquaintances also has another problem, which is the real time. Ndetse rwose simbabeshye ndabahemba neza ne mukora ibyo byose mbasaba n'amafaranga yanyu sindabaha muyajyane ariko namwe mukora ibyo mbasabye yamwe yashaka kujya muyabone mujye kuyavunikira muyagarure. The phone I've left for you has the first location programmed into the sat nav. Ati bujya gusanga aha sat nav yanyu ngo mufite irimo aho amafaranga ya mbere aherereye. Don't leave it too long. Nimutinde. Karabaye. Amafaranga baye nyatsi.
amafaranga baye sababu ndende Top. kana ibi ni iki kweli kweli ngo yabarindi Who was it on the tape? naso ni uvuga amajwi yaririra simuzi I didn't recognise him. cyangwa yari inde 15 years. naso muginga ko kutoka yagaruka cyangwa yari bwana kwerisha wapi nagariwe What do we do now? so dukora iki We got to get that money back. We play along, see where it goes. inde amafaranga ntago umuntu yayanga tujye kuyazana dukira umukino nta kundi undi amafaranga niyo dushaka nta kindi Yeah, all right. Get hold of that driver again. You could use him. He won't pay again. It don't matter. He's got a motor. We ain't. He's quick. ndetse byose byatinze bageze bamugaba umushoferi wabo wari wabazanye ahangaha aze abafashe bajye ahamba byose babwiye ko bajya barangiwe amafaranga baherereye bajye kuyatora filime sasa gusa abanyeza amajwi y'umuntu uvuze basanze bamaze nk'aho bari bayazi ko bakerekeye amafaranga bavunikiye amafaranga bapangiye hari undi uje abakina kandi gakino Here, use this phone. There's an address in the sat nav. We need to get there. The key is speed. ati rwose telefone ufite ahangaha ifitemo adresse muri sat nav yayo Fast ain't a problem. It's the same rules as before, chaps. I don't want to know anything. I just need to. tujye sat nav Just get us there. ni satellite navigator ikwereka abagenzi icyerekezo ukoresheje telefoni satellite navigator sat nav ndetse wageze yanabasigiye telefoni ibereka hambere amafaranga bari buyavane ngo hariho yasigiye ivarisi barayimusanga nayibahereze ndetse ngo nawe baramuhemukiye icyo gihe sasa nawe abanze abumvishe uko byagenze mu myaka 15 ishize abageze bwamwemukiraga nabo baryoherwe bumva uko bimera urabizi ngo biryoha biryana kandi akebo kajya mugarura I've no fucking idea. But what I do know is that we have to be careful. je nta na kimwe mbize gusa ufite ni kimwe cyonyine cyo nzigewe nzi tuyitonde nta ibintu byoroshye abe namba sasa ku ruhande hari uhambiriye hano bakaje banza amafaranga ararinyatse haro badishe wese yakubiswe baha ya diske arahambire base yariho n'ibintu bisona seko byanga byakunda ni ikibazo kandi abambire nagari umwe kabazakinjiye twinjira nga sasa umugezi wambire kunda yari imbunda kubondo ari imbunda fungura umuryango winjira indani bunda ngiyo habira hafi y'umuryango nuko bakazamutse bitonze no kugenda gake masegonda arashizeyo ndana rebo n'igisasu funga umuryango faya bafunga umuntu cyangwa uri byinjira tayari ibazo wari we Stay. That's Richie. My name is Richard. What's going to go to Jangara?
He's showing us who's boss. Byanga byakora koze byose n'umuntu tuzi. Ndetse anga yasenye cyasa byaga katumaze kwa twarasuye ngo bivuze ngo arabara tureba. Bageze byasanga Richie wamurashe Richard Richie ni impine. Fuck. That's Richie. We're going to Richie. He's dead. Yapfuye. He's showing us who's boss. Look, the bomb had stopped. How does he know we're here? I don't know. But if he's clever enough to set this up, he's going to be one step ahead. Byanga byakora mu kwapanze ukaba kuba yasana kintu cyasanga kujyo kiza kinagara namaze kwa byaraswa. Bize ngo ameze nka tendi namwe turi imbere. We yapanze byinshi birenze byacu. Varisi rangaha. Bare byinshi nari mu Varisi. Faranga rimo. Yatumye muri nakandiko. This one wasn't entirely fair, I know. I had to show you that I mean what I say. Ati rwose njya ko ibyo mvuga byose mbikora. Yamvu Richie yapfuye. Rules to Muko yungu yafene ko ndose ari bupfere mutagire ko mabwiriza ganyira bahaye. Let's into the sat nav. Fata amafaranga yanyu mugende. 15 minutes. Muri ya telefone yanyu sat nav yayo harimo ndahandi muri bigogeye kwa mwajya. Ho murajya mu minota 10 yonyine itarenga. Walk away at any time. Nimuka byo mukarenga kujyo twavuganye undi muntu nawe arapfa. In time. Icyambere ni Varisi yanyu mukeneye ndetse mukanagerera ku gihe nta kindi. Fata amafaranga yanyu nta gutabara nago byemewe ni mutabare. Ni mu birenga abantu banongera bapfe. Impamvu yapfuye byo kujya ngo mbereke. Magambo aranditse. Gani Varisi yabo. Ya. Koberekera. Apanze byose nagwaza uwari we baracyakeka. Gusa ngo mugenzi ni umuntu baye mu myaka 15 ishize. How long we got? About 14 minutes now. Don't hang about. Yeah, the sat nav says that too. Right, we should be able to do it. Bakihuse baragera ku masaha nta gutinda. Nibatinda amafaranga barabura byose ndetse n'umuntu apfe. Fucking having a laugh. Sicyawe musenze shaho nabwo nazo ayo gusaba arahemuka sha. Ye nibwo umushinga shaje kuje kunzere ariko man. Just take it easy, Mitch. Ya ero mugose mico nyine byoroshye bigenze gake. Zakerekeye barakubitirije. Faranga ni ndyango rye uyu munsi babonye menshi bayavunike gusanga yararenze. Fuck. If he's tracked down Rich, who's going to be next? Asebegena beshe Rich ndi urukurikiraho. All the old crew are either inside or dead. I think he might be smarter than that. Byanga byakunda ratuza. When you said you could leave it all behind. Asubira ndi yaba yafashira. Ngiye ko mbyibaza. Yaba ari nkandi. One that you'll miss. Because that's Waba ufite nk'umuntu uvugana uzi cyangwa ukumbuye muri family yawe nde wabateze ikibazo. Ntawe. Njye nta muryango ngira sha. There's no one. Nawe sawa. Yega ntande nta mugore nta bana nta kireka ndaho ni nyakamwe. I think he might know. Barerekera. Bagabo barakubiswe n'imiryango yabo ntageze batuye ni hehe. Bamwe muranye sanga yarakubiswe yaragiye akajya kuba hawe nyine yamesaka bankacika. Ruja mu bicika niwe wabuze. Ako murakihanganira ntabwo ari ngewe. Bakagenze abanyeze bagenda sasa hanga banyeze kwandira mu kuba yabareba modoka indani bamenyeze kwa bareba no munzu bajyemo ya mbere banyeze barebaga
kuri bwa kamera na ku ruhande we yavuze ngo baramubyenze ngo baramuhemukiye imyaka 15 ishize arimo arabishyura. You're gonna dance all day to my tune, you fucking pieces of shit. Nabigo ryimwe cyo gisaza ngo byose bimera ko biryana sha nganda gusa. Barerekera ninze kagiye kirekire myese umuntu arabishyura arimo arihora myese bwaramuhemukiye aragira ngo nabo bumve myose uburyohe bwabyo. Ukora ibiki? There's got to be someone that can help us. Ariko sanga umuntu adufasha bahamagara polisi kadufasha kujya bitugiremo kanze mubwire. Hello? Ed, it's Floyd. Yewe bizima. Nigiye muvugana n'uzane irikadekezi. Najya ngumfashe. Yaswagamagaye. Yakobo byose bufasha muri ihangana kamajwi ko barimo gusiga amashusho. Ed. Yewe bizimana. Nigiye muvugana ningiye ku karekezi. Najya ngumfashe. Yagatabaje. Tell me. Bwira wamfasha. Sabwo babwiye telefone ngiye higa nose bafashe babakurikirane babingiramo. Get on top of this fucker real soon. Abagenga shawa twubikira kabasi gwenda dushaka ubundi bufasha gutukitabari. Right. Same as before. Keep the car going. We'll be back as soon as we can. Let's go back aje. Hana hakabiri. Sanduku na 7. Bakaja ku ruhande hari bindane byose mukubwa mutoya bwarazira ubusa ariko omega kamasegonda myanza gihari asigaje mu notumwe n'amasegonda 35 gusinza ari bindane ranuka shawo bamufungiye ahantu mu kizuri gihangari haranuka bari bize umushinga wo kwiba gusara wize umushinga wo guhemuka ko kwihorera ziranuka basi kubakinjiye anga amashusho baragaragara ngo babizi ndani endeze hanze hano hitunye zitutuma sinze bayici ndani ntabwo sinari bigenze bite yafinye sinara mukurikirana mugenzi we ntabwo nzi indani bigenze bite baje bihuse nagutina no kuzuyaza kuba gasutse usagenda nikose only another 5 more to go. Senyenzwe bakaje yego sanga bawe nakandiko ngo rwose musigaje andi masanduku 5 kujya mu byose birangire faranga nyose muyahabwe. You've got 26 minutes. Yehute nsigaje 26 ngo tujya tugiye 26 yonyine ntabwo nzi byose bakakabiri bigenze bite ubavuye indani gusa bacanye bafite agahinda byose ndani we ko byagenze You fault on the gas. Stay Faris njamaze no kundambira bije mnyaza kana gatuka gakobwa ni inkumi ariko ntago bayitabaye so mugenzi waje semindani baje gutabara barabyibuka mugenzi binjiye kubwanga mugenzi arabira insinga z'imiriro nafasha tonto mfasha nagunzi onkire mfasha mugenzi kare kicwa kuyu musaza muze karekezi yari mwicwa we mwana mushiki we nagunzi nako waje mu rugo nyiri muto nako byibuka ko ajya kuza mu rugo sonye na mama ndakwibuka
yageze mugenzi rwose cyihebe yanga umuryango wose w'iwabo ajya kuba ha wenyine gusa mugenzi w'ujwanga yaje amuzi ntabwo aherukanaga na mushye mugenzi kanukana gasaba kana gato gusa kongeye kuza kamaze gukora cye nkore kikweri abari bazi ngo nabo cyo kingo bafite abagabo nta muryango afite ndetse n'abagenzi n'inshiti bafite bakumbura imiryango yabo mike bafite nayo yakozwemo cye umwana sha ukigare kuri kamera sha yumve yumve sha ndagenda ndabona kureba muzaye maranirira muzaye kabwana Got to go, and we have to take this case. Ngana wanjye urihangana njyane iyi sanduku yanjye n'ingenza ntago ari wowe ngabone ibihemo cyamuze karekezi forode cyasuze umwana mu nzindani mwana muto nakundi muto tujyane mute She may be my niece. umwana wanjye n'isi wanjye ni mwishwa wanjye I think we've just got to do ndabita ko nasiga umwana mushiki wanjye kuri cyanga agenda urabyanga ikisasu kiguturikireho byangupfe rero byangupfe The best thing I odakora amakosa twumvikanye ko nta makosa mfite gukora I don't even know my brother. rwose ntabwo mbizi ko rwose namusiga We just got to rwose mumeruka ari uruhinja yego ko mutagende kora basi cyona gikwiriye nta kundi Oziya karekezi yumviriye mico musiga indani yuko yagarutse byiza ko ni karekezi mwana wanjye urihangananye kangende njyane isanduku nta kundi n'ubundi nyoka ajya kukubyara nta nama yangishije reka mbaye sakana ururaga kubita amashanyarazi yagahaye asizwe na se wabo abagabo baraha ndetse mugenzi kabwana we ngo arimo arahorera ibyabaye kera imyaka 15 mugeze agenda bamuteye n'intimba nabo abanze abatera ku gahinda babyumve umwana yapfuye babaye bangahe babiri barerekeye binambara mu mutwe Sabyanzi kabwana we afite imyaka byibuka byabaye kera hari ibyabaye umunsi umwe mukuba kagiye none bahawe iminota 26 bwa mbere ari 10 zenga iminota ingana gutyo bayova nko mu mujyi ujya aho ufite kugira basi hafi ni ku Ruyenzi kwara akagendo cyangwa ugiye Kabuga va mu girwa hagati bakiyumviriye bagenzi baba kuva umwana atakamba ati munabare somebody help me uncle please mfasha ntiyabashije kubikora akunza amafaranga byose yanga umwana wamushiwe mushiki we kana kamutakabe kari kamuzi ni oncle Forode Karekezi Disajirira yarahemutse gusa yemukere maramwidu turi byamukoreye urabizi ngo karya kera kakazaza kera We should think of a figure. basa tugisho dupanga A mil is not enough. Don't be daft. 100 grand to fucking set us up. No, Mitch. It's not enough. ndetse migo singavuga tubishobotse amafaranga tujyana yanga tubonye arahagije natuya Funny enough, I don't keep up with the FT index, you know. urahiga ne mafaranga arenze yanga abantu ahubwo bapfe kurusha base katujyana yanga yonyine arahagije oya You always reka cyose wene ko wabaye ntago ushaka amafaranga menshi need to think big. wewe ko cyukundi byo by'uburezi kwera ushaka uzapfura umukene usabiriza Ends, mate.
cyangwa ufura usabiriza wowe Florida, with the fishing lake out the back. ntabwo sinya amafaranga njye amafaranga afatika njye ahantu kure y'umugenda nko muri Florida njye gutura ahantu haheza ku mazi n'ingewe n'ubuzima menshi njye mucyasigaje ntabwo napfira hangaha Or at night eating seafood. Maybe even njye njya basi nijoro njye utuntu tugaragara neza njye nk'ifi ntabwo bandi ntunzwe no kurya ibintu bitunga njye reka njye nubwo n'amandazi njye kareka ntabwo nazasaza gutyo. You must have plans. You can't just go home, you know. Cyangwa bikone gose kugira imipango mizimugenderaho. Fucking, I don't know, what? Drive to France? Spend a few weeks fucking about there? Bakagiye gira ku ruhande. Batangiye gutinyamo. How long we got? You got 3 minutes. Shit. Tugende se minota gatatu yonyine. Bakazamutse barahemutse twatangiye n'akaregeza imyazo biganira nk'imyaka 15 ishize hari abantu bakomerekejwe hari ababajwe people got hurt shanya amafaranga nareka nkigendera tu urabiza katara amagara bajya soko kabo bahiye bashyushye bajya amafaranga barimo gushaka angana yabo kubakaje sanga mnyoza kwa muryamye hasi ndetse karyamye hasi banga bavanze ubuto na omo je kumureba mugenze sandukira hari nini winindera Man. Oh, head. So sorry, man. ayo sibizimana ra Fuck. binikira Be happening, man. byagenze bite Sasa nyaza unogenga batabare babajyaje babahamagara bizimana bageze hanje sayo nubwo yafashwe Zengo byanga byakomye umuntu wanganye nawe arimo arabatera intambwe imbere yabo arimo arabagenda imbere Mate, from the car, you called him in the car, your mate? Yeah. Who knew that you knew him? No one. No one. ye nta muntu ngaro biziko mfite telefone natso nanumugeze amenya ko namagaye mpamagara bizimana ngadutabare gute ko yabaranga hambire muri kano kanya In the service. Well, whatever it is, it don't fucking matter. He's still gonna. He can't breathe that shit, can he? babwe ngo nagutabara afite amafaranga babigendere Look, dore bahari cameras. hari nano za kamera sha byanga byakora byingana barimo kuturebera barafitwe wabaziye yabaziye bari mvemye Eddie nuzani inshuti yabo Eddie bizimana afashwe kandi bamutabaje If we try and get you out of here, this track goes off. amavana yuko se nitukuvana hanga tugejeje kwa kuvana twese turangirika turimbukire hamwe ihangane nta kundi wakira urwaje I wish I could just walk away. I can't. nanjye gose nifuza yaba nagenda nkagutabara gusa nyine ntabwo binshobokeye muvandimwe gose wihangane kuba nagutabaje nibyo nawe ugiye kuzira It's harsh, I know. It's really fucking harsh, but sanyine nta kundi nabize nyine yose tubayemo byose nta kundi bayi na hesho sorry. wihangane sorry sanduku y'amafaranga amafaranga wigendere uyihangane sasa dorenga amavuta nameneka ari menshi yivanze na bya omo ibondo y'umuntu uyavanaho kandi biba bibujijwe abasenzi ngo tanye gose kurenga ku mukino ngena babwiye kandi anga yitonze ne muzehe kabwana hano hari gisasu aho bizimana ari hakuno arashwanyuka nawe ndebere bishimisha abantu abona amafaranga rwambikanye amafaranga baye amafaranga bakaba yabonye
yasha faranga arahari ndetse byenzo bageze gucyana kugeza babeshya faranga na amero nagana amapound na amayero mayire 10 geze baje bapanga panga It's so easy. You're so predictable. Abajinga mwe muzingo biroroshye gusa gutya nago muri abakubona kanyaraje mbereke How far can we take this? I mean, what's next? Skobakaje yeah Jama faranga nayareka ngagenda my friend izi nkibera aho nuje niyo narya duce dushoboka ariko ntago ngiyereka reka aya ngani yurya umutima ukomanga akageza nga parika akurikiye urufito ni varisi ya kane ni kesi ya kane kesi ni zirindwi kumbe asanga afugiye umugore wa mbere yari umugabo wa kabiri ngeze agakobwa none ari umugabo bizimana none anganje afungiye umugore bakaje rahambiriye bamucuma tugeze bishingi byose ku mubiri wose birimo bya acide do banza ari no mwibagiro niba atari ibarizo Raziritse Hey babona batize bazanye gurutsa ko nibarizo ryose na muntu babona mindani bakajanga aha shinge ngibyo uwaje kubayemewe umushinga witondeye neza mugezeho Mico aramuzi sasa ndebere filmati hangane I can't fucking calm down. Nano waza mama Mico tuzanago natuza mugeze Mico aramuzi Sheri Why am I here? Sheri ko ndanga Just get me out. Sheri ko semfasha mugeze baraziranye Karen, Sheri Karen look, there's a bomb behind you. Ya nyuma hano icyasu cyari giteze Up there's a TV camera. kandi hariya ano hari kamera The guy who set all this up, byose byapanzwe he'll detonate that bomb if we try and get you out. ndetse niba utabara hangaye cyo cyasu kiratuyikana ntera gutabara So call someone. basi nyuma basi amaga polisi sako nabari Someone? I don't know. Sheri rwose gira wabagana nakwinginze Look, this isn't easy. Especially not for him. See this case, it's full of money. Namukoro rwose ntabwo byoroshye And we need one ivari suze amafaranga Why didn't amafaranga arakenewe ariko muraga amafaranga aranduta ihangane nyine if we try to take this case, yeto gutabara ivari tukicomara hanga hazwe tukigenda sigena urakira we can do about it. wewe wabaho Sheri koko giye kunta Mitch? Mico mbero Mico myiza karame I don't know. We separated. abageze gusanye kwaza kumaza undi mu bitango ni Zed ari hehe Zed karatandukanye Mitchell, just get me out of here, please. Mico rwose mananga ndakwingiza byose gose umugeze ndetse mugenzi bari baratandukanye n'uyu mugabo nanone Mico ariko aza gusanga undi mugabo nanone mugenzi nanone bagiye gura nanone Sheri mfasha guswa wangundaga naraguta No, don't go, please. rwose mwisiga We haven't got time. batugende amasaha yakize tugende Jina taye mwishika wagire none nanga gutuguta umuntu mwakoranye va kumbeshi tugende se gibeshi tugende About bombs. tugende hano ari gisasu tugende It's all up. Mico wisara tugende uyagara tugende Help me, please.
sasa Mico abonyanga w'umukunzi bakundanye kera baratandukana gusa abanyenzi batandukanyijwe n'iminsi nabizi iminsi ni imitindi ariko barakondanaga apfuka kono cya kamera musenze sha cyakonyesha kaza kanje sasa naje nkwereke kazanye nkwereke sha Mico yisaje ko yisaje gutuka tugende avanaho irazi ko ahenze ubwenge kuba bari amurusha ubwenge nyi gutega ibisasu bye Sya umwanda Sheri mwaze mfasha Nuko nagutengagira gusangira ngo uko nari nkwanze ni iminsi yacu byongera bari baragufunze barakujyana nako barajyana Zena murebye Mico Sorry. Mbabarira rwose kuba warasanze nagiye It was over. Nako nyine nari nzi ko byarangiye kuko nyine nabonaga We tried, Mitchell, we tried. Ndabizi Yeah, I know. Ndabizi ko wankundaga But Gary, ariko rwose Zedi Gari yarakunjyanye yabyangije ugeze Gari ndetse yari muri kuri uyu nguyu Mico world, anyone. Look at you. reba ukuntu umeze You're my brother. kwera mukuru wanjye Fucking villain, Mitch. Mico rero nubwo nyine yanjyanye nakundaga wowe Yeah. nzi ko wari ufunze udahari saa rero nyine ihangana nanjye ubundi warantaye bayi bagabo ni yewe namico nta mutima ata amafaranga y'igi nta kindi Sheri n'abarasheri bakwana baye koko byatinze ahangaha mugenzi byaside birahari bagabo rano umutindi dore ngo aramena aside mugenzi ndani mu mugore ndani munuza mu mitsi yose arayipompa yitonze neza ya shijanga zirisunika rwose Sheri mfasha rwose nakwize polisi bagasohotse uyataye mwishwa we baje mu job bataje gukina job ni indyankurye kazi karangaha nimeke ngo yekenye fata tugende bayivarisi ya kangahe nuko yagarutse indani nimba aje gusezera simbizi gusa asize indani wese yarangiye tayari kesi ni zirindwi Sheri urakoze yaramurashe napfa aribwa ndamwirangiriza aho gupfata kamba babaye yaramurasha mu mutwe bigira inzira nagumye kuribwa sasa anga akabwana yikanze mu banza bagabagize ngarakinisha imitima yabo n'uri amabuye tana kamera yashiranga rwose akomeza mwereki wapfuye nyiri kushaka kugira ngo amashusho yose abone birimo biraba bamuterekera kamera ngambere y'umuramba ubone bahuza amaso nakundi naboneka bayiteje zingara murabo ntago bahamuka imitima yabo yabaye ceribuye n'itafari abagingara ko ntacyo bikanga bahaze iki mugenzi ni Mico na mugenzi we Forode Karekezi bagabo bari ibyanga bafite imyezi y'amakuru bibagaragaza ko bigeze kwiba mu myaka ishize ibyo miliyari nyenye z'amayero birangira banishe mugenzi umuryango w'umuntu mu ngaruka zo kwiba kore n'umwana baginga sha muzambona mwese byose mwabitangije muzambona sha myaka 15 ishize byose byabaye ndetse ari umugenzi umuryango ugeze ku inzira karengane yo kwiba kw'abangaba kubagasohotse agandane kose kubagasohotse mugenzi Mico yaje ababaye ko nta kundi bamenye ko umuntu bahanganye nawe atari gukina ndetse nabazi bose azi byabo byinshi ya barashogoshera amafaranga barayashaka nta kuryama nta gusinza baka amafaranga bayabonye faranga agomba aboneke neze Mico afite agahinda abonye umukunzi yakunze cyane abageze gusa mubonye apfa Really believe that? Look, if this isn't finished today, we're going to find him and we're going to kill him.
umva makapfuye ntabwo nibwo turi buryame tumune kandi tumwishe urumva tumubone tunamwice ntabwo baza ari hehe we yabakinnyi arabazi bakerekeye basari icuma telefone ndacyabayobora iraba yazana menshi byose ngo yahago yibereye. If you've been very quiet, Floyd, time to get you more involved. That's me. Yego ndakumva ni njewe kabwana yego. Yes, I know. Yego ndabizi. I need just a little more time. I need another 24 hours. Nene mama ndi masaha make gusa nacyo turavugana okay sawa. Absolutely, of course. Amasaha 24 yonyine ndego ndeko ndabyumvira kurwa ndabyumva. Yeah. Hobaje. Bambi yebo ni benshi. What are you looking for? I don't know. I feel like we're walking into the dragon's den every time we got to go with one of these cigarettes. Ati rwose mfite ikibazo kimwe cyonyine guhangayika. We can do it to give us an edge. Aya mafaranga ameze nk'aho amatuganisha mu nzu y'intare. Cyamugeze mu nzu y'inyamaswa y'inkazi. Turagana mu rupfu tuzi ngo tumushaka amafaranga. Baza kwenda ruhande. Kuva tondoni nago bararyama. Ngo baruhuki. Batembere igihugu cyo hafi ya cyose ngira ngo bagenda. Dore ko baje henshi. Hano no baje uninze ushaje meze nk'itongo. Gusabo Celestin ubica n'umuhanga we yaje yabyitondeye. Munyezi bakaje mugenzi ari hebye none kurushaho amasego nafite makeya no gutabara ntabwo byemewe ntabwo biri bushoboke. Ni kabetezi Freud gira hejuru munyezi wa mbere n'umugore nanone abagore babaye bikiri. Yewe ihangana urumva. Njanga utori ivarisi myose kabetezi yasharira. Ubanze ingwa mbere ari mushiki we. Nyiye bakakana kapfuye. Agakobwa. I'm so sorry. Ihangane muvandimwe mushiki wanjye rwose mbabarire nanjye singira. Wamugiga kibo kujya biranga muvandimwira. I don't know. Simbizi nanjye. Get me out this now, Flo. Bose nabara zose mambiraga amavisi ntabara. We can't. Nanjye rwose nakora gutabara sinashobora gutabara. It's not that simple. Yesu ko natwe tubyanza gusa ntabwo byoroshye uri ihangana icyambere ni varisi nitugenza. Basi mfana mbyumve unabare. See that case? Yana ona ivarisi anga nitugenza gusa ari hasi ari gisasu tugufasha gatoya atagiturika. Kandi abizi gose ntabwo byarira mu nda yundi amagara yagiye mu kirere kira mutatabaraye. Nanjye rero ihangane. Hasa ko bwaretse baso ko rugereye ko mfa basimenyuye ko nyica ninde. Natwe nago tumuzi. Because he's trying to get to me. But you're gonna help me, right? Basi mfasha muvandi. If we try and get you out. Ntabwo sinyeje kugerageje kuvana hangaha byansamba nanjye ubwanjye napfa. Gusa ubikwa byose nguri ari kuri kamera rema tureba. Kiriya kiramutwani cya micombero.
bapfuye ari benshi bantu enye zapfuye ndetse uyu wa gatanu yakoze akazi keza sha. After the next one, that's when we make the move. hasigaye undi umwe asigaye tubone tugiye sasa icyo dukora sasa. Mugenzi wa mushoferi nabwo ni umugambanyi ni shoferi. We all set up. Yego ndabyumva boss, ntacyo rwose nugira ikibazo ndabikora neza boss, nta kibazo, kila kintu ni muzuri. Cya telefoni hasi ngo hasigaye umuntu umwe nibwo nabo bageze bari bugira icyo bakora. Yari mbere ya mushiki we, akana ka mushiki we kapfuye areba. Do this, haven't we? You can't do this. You can't kill me. Vani basi nyica mbere ko bandi banyica. Rage. Sawa. Lloyd, look. I didn't leave you because I didn't love you. Ati rwose muvani mwe ntabwo nagutaye ko nari inkwanzu urabizi neza. I left because I couldn't watch you anymore. Impamvu nagutaye nkagenda nuko nabonaga ko ntashaka kuguma kukureba. You were always on self-destruct. Iteka ryose wagometse ngo uri bwawe urimo uriyica. Niyo mpamvu nagusize ndagenda. Suko nari inkwanze. Always fucked up. Waribaga hora ufungwa unywa ibimogi inzoga ari uko. Even when you were big sweet. Ninde gucyangana yako no hasi. Birasona. Chomori varisi. Sasa mushiki yahambiriye ku maturuno visi arimo namusya umutwe. Zamwinjira indani. Mavisi yaramwinjira imyezo nguyu yumva. Birarenze ibyo bakoze imyaka 15 ishize sinzi nibiki. Ibyo bakoze bituma uyu nawe abahemukira yivuye inyuma mugenzi atitangira itama. Urumva? Bageze bakagiye. Rwose meza ko baranditse. Atumye story atakara ntago wimenya. Shit, I know. We've seen some bad stuff. Bageze byagucanze. Nibwo umenya uri nande muri wowe. Nimba ukomeye cyane woroshye. When we're done, when this is all finished, if we're still alive, we track down Lawson and we kill him. Ati rwose byose nibirangira ya mugeganya zamwica. Birangiye sha nzamwitana sha. Umushenzi sha azambona. Ko bakerekeye genda ni kose hasiga abantu ebyiri. Is this the last one? This is the sixth case. He said there were 7. I can't go through that again, Mitch. I can't do it. You've seen worse, mate. You've done worse. Batangeze gushwana. Nibase gatubire ko natuya. Nago tubire ko twabitangiye reka tubirangize. That was then. Then, now, who gives a fuck? You were a nasty fucker when you... Nago nagarara sha. N'ubundi twahemutse. Nakundi amafaranga yacu nagafite gusigara. Tuyajyane yose. Ubona kenshi byaze ngo ibintu byihambiriyeho cyane mu isi. Birangira ubuze byose. And I'm seeing it through and so... Ibonye byanze mugenzi ugosore kukigendera ukazikana. Bakagiye nibazwe na shoferi mugenzi ubwe bari batwaye ari umugambanyi. Niba wapanze na nyiri kubahana bakaje akazi ko kashahari. Basigaje parisi ebyiri. 2 cases. Marazamuka. Who's left? Who would this be? Sungu yabarindira kumbe.
Sasa no mugezi uri ndani we ibintu byakomeye. I'll say anything. Look, I'm sure it isn't. I'm sure it isn't. Anacho gisozo gose byajya ko ndani we nawe tumusi. Nta kibazo. Batangiye bigeze abadanje ngo reka nge nta muryango ngira. Nta nabone ufite gose njya nkumbura nta famille ngira ijya ugisura naho ngenyine ndi nyakamwe. Bataye umutwe. Bagasohotse zamuka bihuse. Sasa ngaha uno no bagezeho we izo na nyatsi none birarenze. We cyadurira kimuri kutwe byose mashini tubone byadurira. Inge bicuka byose bicukurira imbaho n'ibyuma. Bitobora. Tukugucyo ku mutwe we. Sorry. Yazanga mugenzi. Ni Gary mukuru wa Micho. Ubwa mujyaniye umugore. I'm not going to tell you it's not my fault. Vane gose yawe navuga kamusotara yanjye. But I'm not the one doing this. Yazene mukuru we. Baheruka byose byo Gary afungwa. Do you think I'm capable of this? Hanyuma byose byina bikora muvanye gose ngabwemutsa bigeze hangana ubwo ndivuga ngo ndakwanga. Barashwanye bari baratangiye bapfa umugore. Ndetse asigabwe mukuru ati mwumubonye na nakwica. Cyarafunga igihe mugeze gifunga undi yarajyanye umugore barijyaniye kera. We na Karen mwenzi umwe apfuye imbere bamuteye bya side. Doing Gary. This isn't us. We're here to help. Argose Gary byose nagaruka bangira bayazana. Zedi we yihangane. What's in the case? Ivare silimici. Ari amafaranga. It's a lot of money. Faranga menshi cyane. I don't get it. None cyo giye kuzira. You're robbed. That's our money. If we want it back. Amafaranga nayo tuyashaka turagusiganga tunyere ko nibwo buryo bwonyine amafaranga tukayabona. Nibwo buryo bwonyine amafaranga yaboneka mu kuri twe. Turajyana usigara kandi wihangana arahambiye myeza kuri cya rurero. Look, we need to get on. Where's Karen? Kare nari he umugore ari he? Kare nari he? Umugore wawe cyangwa wacu yapfuye. Fucking daddy found her. Kare ni yishwe. Ske. That's not fucking fair. Kare ni yapfuye. Yara umugore wabo bombi. I'm Mitchell. Listen, we've got to get the fuck out of here. We need to decide what we're Batugende. Deal is, Bavandi. we take the case, your head gets screwed. Yenzu twegose case yasha amafaranga turajyana wihangane nawe. Bomb goes off, we're fucked. We all die. Natwe byazambye kandi tukaba makusose tugasanga turapfa. As if we just leave you here and walk off. Sikaranga amahoro Imana kurinde twe turagiye. Many options. I'm screwed. Okapfa we no nyishe shahu none bameshango nibikindi bikingo nabandi bantu. What's that camera for? He's watching us. Umva gose baraturagaze twese barimo kuducunga ntacyo twese twakora. Urumva twe nta kintu twakora rwose hangane. I hesitate enough to give me time to get out of this fucking thing. Natwe gose bayinkunda bakabe wahamvanye. Ariko nungunda ndabizi. Not. Well, we don't see that. Oya nakwanga so abanyamambere upfe n'undi benshi bapfe n'undi hangane. I can't deal with this. Che. Ishindiro umugenzi nakundi. It's not fucking. Arasakuza ariko ntacyo bitanga. I'm not watching my brother die. We're getting out of here together. Nagumanga ngo mone mukuru wanje apfa ngo bapfa pfende basekareka naye mutabare tujyanirane. Tabare mukuru mukingare mubikira. Sendare mubiki. Macane mashini. Fucking do it! Chana ya duriru. Tangira manuka. N'igisasu. We go or we die. Yesu kagatabaye. Byaranze. Ntabwo atabara mukuru n'imigenzo byashoboka. Ngari igisasu aramusiga. Micho urakoze Micho. Imana yawe kurinde. Please. Go on, run, you fucker. Naho sha. Nimwumve basha, mwumve sha. Sasa cyaragize. Iyi ni virus ya gatandatu nyeza sigemwe nyine ya karindwi. Ni virus zirindwi.
kamanutse mugenzi araturutse yeah Vandi agane nakundi ijobu yo n'indyankurye. Now you understand, Mitch. Noko sha basogu murabyumva mico utangira kumva ko biryana sha. Bamaze ko invalisi zingahe zitandatu. Squid case 7 cases ko tukireba. Mavalisi arindwi bakijije amasasu asinziriza yahusha. Amwasinziriza mico baramurashe ashina shoferi akurikira kabeteze forode muginga gihera ko atankurikirana kiranga baraza shoferi kungu yagahonza arazenguruka azinga umujyara wuzi zenguruka hakurya agaruka hanga imodoka hiri ngera monesha sanasiga micora ndamusiga buriya bagabo barakuze gusa amafaranga n'indyankurye bacyashakisha faranga si ikintu niyo mpamvu ngendaga amafaranga azatuma rwose mbe mu karekareka ntabwo nayo mukiri note navutse iwacu bazishaka basaza bakizishaka nanjye aracyashaka rekareka bakinjanga tugende micu tugende yewe tugende se dusohoke tugende kirangane barakamutera sinzira ntabwo bitinisha inyamishinge zaraje yinje azingo yatetse umuntu mutwe akasi yazengurutse ku mugezi ngo yarahaza agaruka ni ahandi arabashorera n'amafaranga yabo avunikiye nabe nabo bapfuye wabazere barabishyura no kwigenza mane bandi byatinze racyakomeza ubakaryamye byukiye abahambiriye baziko bahageze mugeze ni mico na Freud kabeteze ndetse imbere yabo hagati abanyazo yanuza bakino chess board ya chess board Floyd. Yewe niki? Floyd. Yewe kakabete. Freud we. Floyd. Freud arabyuka. Giza cyarahambiriye. Where are we? It looks like the place we stayed last night. Nalakegangana cyaje twaraye rya joro. Yeah, it does. Niwora. Bugeza umuso bari baraye bwa mbere no wabagaruye. Who's in on it? Yeah, it's coming back to me now. He shot us. Menya ko bugeza umushoferi wabo ari bahemukiye. Ndetse bugeza zombi yabarashe. Yabasinzirije. We've been properly fucking done over, mate. What's with the TV? Uskari televiziyo ni yiki? Bakiranga televiziyo iraka. Haza kabwana baramuzi. Good evening. Mwiriwe basha. Pain of knowing my family burned to death because two incompetent criminals. Mwabajinga mwe umuryango wanjye wose wahiriye mu nzu urashya urakongoka. Kubera mwebwe mwabasenzi mwe you two incompetent criminals. What didn't belong to them. It's not made any less painful by knowing you have had the worst. Kuva uwo munsi umuryango wanjye pfa nemeje ko nanjye byanga byakunda zishyura. Today. Ndetse uyu munsi ndabyishyura myaka 15 ishize mu cyo gihe ngo mbibishyure mu byumve. I have enjoyed watching it all. Ndetse rwose nishimiye umukino mvuye gukina
mbatesha umutwe waruryoshye. Actions have reactions. And now you are at the end of your day, and one of you is about to be at the end of your life. Murabizi iteka byose umuntu akoze bigira ingaruka. Every action has a reaction. Tugiye sasa namwe mukano kanya umwe muri mwebwe uyu munsi no mugiye kuba umunsi wa nyuma na nyuma wo kubaho. In front of you is a chessboard. Mugiye gukina umukino kuri iyo chessboard bari imbere. You each have 10 minutes. Mufite iminota 10 yo gukina umukino. And you must play. Ndetse umwe akabatsinze mugenzi we. If he wins. Kandi mukine neza. You each have a case with a gun inside it. The winner's case will open. Ndetse mwe sanga utsinda undi hari ngo ivarisi yaratavamo imbundi ndani. You can see there is another bomb. Right. Ndetse rwose anga mu ndebera hejuru yanjye hariho igisasu giteretseho. Kirabara buruko mukino mukinye nabi. Cyo kirabara kimanuka. As soon as the game is finished, it will start counting down. Zengo umwe arakira ndasigare. If more than one of you is still alive at the end of the time, it will explode. Kandi biramuka igisasu kigejeje amasaha cyo na kirege iminota 10 nababwiye umwe mukiri bazima. Umwe murapfana nakundi. Igisasu kirari cyo kirabateguye rwose kugira ngo kibarangize utsinda undi aramwici ko bimeze. Coming after me. Ni mudatsindana igisasu kirabinkorera. CCTV footage of you killing your friends. I've got enough money to make sure. Ndetse ikindi nta nakimwe ngo mwankora muri kano kanya mfite amashagaragaza ko mwishe bagenzi banyu bagera kuri 6. Ikindi nanone mfite amafaranga menshi yamvana hanganga hunga kuryo mutazajya namwe menya unahungiye niye ngo munshake mumbone. Kandi nabatiza polisi ko mfite amashusho yanyu mwishe abantu bagera kuri bangahe 6 people. Abantu 6. 2 minutes on the bomb's time. Sorry I can't be there in person. Kandi mwihangane rwose ntabwo umukino wanyu urangira nge nyihari naba nagiye. Sigaye mukine. Nashizanga bibacunga bibancungire. Sike. Sasa nga mico ubanza atazo gukina umukino wa chess. We're fucked. Sike. Trafuyesha. One of us definitely is. Byanga nyine bikunde mwe bikabwara. Indusa fasa kandi. Gufuga ne biki? Nibakina nabi amasegonda y'igisasu nyizazajya voveni. Beginning of the game. Nimba bahaye iminota 10 each move. Nibakina nabi gatatu ubwo tayari mu tumwe nabuvuyemo. Hit the button. Sigari 9. Well, so we've only got 10 minutes thinking time? Yeah. Ndetse go sanga nta gutinda byo zakina ku masaha. Before we do this, are we really going to go through with it? I really think if I win up, I can't shoot you, Mitch. Ati gose Mitch ntago nakurasa. Byo bimenya kiri kare. You know what I mean, mate. This thing was never going to end well, was it? Ati gose ntago naswe bigenda nabi gutya Mitch. Nza kujya gushaka dukorane kano kazi. Nabyo narinzi. Babarire. Couldn't ignore what happened. I enjoyed the job. Just like the old days. Ati gose umukino wose nawishimiye. Ndetse banyukira imikino yacu ya kera. Twajyaga dukina ndabyibuka nawe. Ushaka amafaranga. Let's just get on with it. Nacho nyine yakoneka dukine. Jenzi baragane basezeranaho. Sasa ngo rakanda ukine. Ndi nawe akandamya za kurya kine. Nagutinda ukora analysis zitinda. You brain dead. Wamujigana kwa saha yawe ngujebane neza. Minota 2 vaho. Nakonyeza amasegonda ngavaho. I think the pawns. Nakinye nawe akina neza. Not diagonal. I forgot, sorry. Ngani hangana nyina ngo ndenkanze ku isaha yanjye ngo nibarire. Mwenye ndakw'ibyihangane. Ntabwo uranyibye ngo nihangane. Sasa uyu ntagazi ukuntu hanga bakina. Ntago chesa yize. Ashira abonye.
kandanga ku isaha n'abaratereka ashyiraho. Can any of these jump over the pawns? Ese no yenga yataruka indi ati yego. Bishops are these ones. Iyi ngiyi bita bishop yataruka na knights zataruka. Nabi baramubarira kinyatariho kandi amasegonda abanyezanga babarira ari ku gisasu. Fuck. Just enough for 20 seconds. Can't carry on like this, mate. Both blown to shit. Barakina kera baribye bagonga abanyaze umuryango w'umuntu umugore n'umwana bahera modoka bari bagonza abangaba barimo barazira kabwana bamwica umugore n'umwana batabishaka aremera abahaba bayo gusaza ngo byange bikunde umunsi umwe azihorera. Abarakinira ku isaha ntago bakeneye meditation zitinda reka reka imwe bwo muri murabarangwa reka maze mbarinde n'ibanga utandi yano subwo ko ndagwamo neza ra cyangwa na abanyatayemo nabi kina handi kinyi farashi os. Where you fucking toast? Is that gonna work? It's your move. Clock's ticking. Sasa amnyeze mico nabyo azimye kumukopesa. Nago mukina wuzi gusa no kumubwiriza kina gutya bigenze gutya ngaho urabundiye. Cyangwa ni ahandi nimba rundi bwararibwa. Yari mviriye nikabeteze nkorikira. Cyakoze nta kindi arahirika. Fuck. Sike. Zero mjenzi na kundi niyo hamagaje Michi muri uyu mukino. Micho That was never going to happen, was it? No point in both of us dying. Seni byatinze ati ntago nakucajya kuzanya ngaha we kora icyo ushaka bundi rafunguka. Iri mukavarisi na myenzi varisi ya karindwi niyo yari isigaye harimo imbundi 8. Nta kuntu yaba yongoje mugenzi we asanga abakina umukino mugenzi ashaka amafaranga bayabone ngo namwice. Yarayimutunze sinzi nimba wakucemyeza umuntu mwakoranye. Bayimutunga akazi bakoze kuri iyi nshuro ko bazakaririmba. Murase yasasa Niche Do it! Sazarango bicane bamugongeye umuryango wira modoka cyo kimyeza arimo kubaziza. Yari haye yewe data we yewe mbega data we yareba namuze hareba kabwana
cyoze cyo byanga byakunanga uhavana turoma y'imyaka myinshi cyane genze byatinze amasaha yakicumye mugenzi forode kabete zisomyeza kuno ku ruhande hano hamwe mu kajaride yiryamiye zengo byanga byakuna bahamutaye ko yakaryamye abonye inshuti mugenzi pfa ndetse abonye mushiki wapfa nakana ka mushiki we nabandi bari inshuti ze ibyo yakoze cyabyenze byamugarutse yakoze zamani faranga yavunikiye nabashe kuyabyinira yagaruye ubwenge buna handi hano ku ruhande hahandi ubyuka isi yose irimo gutembera bone si yikaraga ko yakadenya amasari icuma kazuba kamuviraho nazwe yahageze twatangiye aganira ubuzima ni inyatsi ndetse ngo ngeze ryubaho meze nkaho utakiri mu isi gusa bwo meze nkaho gucika gusa ku icumu survival uri murakira hamana kujya munyeza iminsi yawe yicume uri mu nyongezo ko yagagurutse rimwe na rimwe Life deals you a bad hand. hari igihe ubuzima bugukira ahantu habi This game we all play turns ugly. ati uyu mukino bose bakina nakwe dukina twese ukaba mubi kurushaho And people get hurt. ndetse iyo umukino ubaye mubi n'abantu barababazwa Jeje kabivuze yeza arikomereza banza yarasaze cyo gihe cyose nimba atarasaze ahanga ubikiragiye burundu nibyo abonye byaramurenze hari ibintu ubona mugenza kugira ngo uhube gusiga tubikiragiye burundu rwose muzongera kuvuga ko yakerekeye amafaranga yari ndyankurye abaye mu cyekera ibyo kera byagenze neza nimba ubutaha zibasimbizi gusa sinzko yakwiba ari wenyine bagenze nuko igenze bakitaga 7 cases isanduku zirindwi ya Junior hamwe na African movie imani bandindire nawo butaha ndabakunda cyane muzacukuze kurikira You survive. ati mbayeho ndimo na survivinga Not enough for me. ndimo ndabaho ntazi ko mbayeho ng'umusabuje mugenzi ndabaha guhanyanyaza. And tasted the rewards. ndahatiriza gusa It just feels like iyo wazamutse mu isi ukisanga wamanutse birakurenga kandi biraryana abenshi batenda no kubyakira kuko wari umukiro ugakena bano batunze amafaranga asaza gukena ngo bakene bakire ubukene byari bigoranye amafaranga yarabaryoheye no mu myaka yabo ya za 70 barakiba aseke tarangirara bucyarangiye kweri Hayima komuze yakagiye yaragiye nguriya yinjira ishyamba Imana ishimwe yarangiye my friend izi ndogende byose ndabibye ndetse byose ukigenze bakitaga 7 cases sanduku zirindwi naho butaha yari Junior hamwe na African movie ndabakunda cyane yeah okay